hanyuma umunsi wo gupfa, kuko burya ku bitaro ashobora no kubaho mu bitaro na umuvandimwe we ntanabimenye bitewe n'uburyo bari babanye, ntabimenye pe. Ariko iyo bibaye ngombwa cyangwa habaye ibyago nyine agapfa, umuryango urashakishwa, ugashakishwa. Burya ntabwo bikomeye cyane ko bashakisha umuryango w'umurwayi, iyo utamugezeho akenshi barekeraho. Ariko iyo yapfuye umuryango urashakishwa, bakajya mu byangombwa avuka aha n'aha ni mwene kanaka na kanaka, bakajya gushakisha minsi ngo muze mutware umurambo wanyu, muze mutware. Noneho abantu bashobora kugenda bakanawufata, nibyo twanabibashimira ubwabo, kuko hariho abantu babaye muri ubu buzima maidia wakumva wanamwihakana. Abantu babayeho bakinisha ubuzima, babugira gute se, bumva nkaho ari je n'umukino bari bwikinire. Final ukumva bamuhamagaye ku buryo ushobora kumva ngo yaguye kuri ibi bitari binibi, ukavuga uti oya ntaho njye. Hari n'abantu bajya babikora ibyo, murabizi, wakumva bamuhamagaye ati ntaho ndi buze, bamwe bwo igihugu kikamushyingura. Noneho hariho abandi baba bagifite nibura ubwo bumuntu, bakavuga uti aho ni uwacu, yakoze ibi nibi, yakoze ibi nibi, ariko finally yapfuye, turamushyingura nta kundi. Niho hahandi inama z'imiryango zitangira guterana, uzanye 2, uzanye 5, uzanye 15 n'inshuti n'abavandimwe ku magroupe, kugira ngo barebe wa muntu uko bamushyingura. Nta kintu bahereyeho, kandi yari muzima, ataracitse amaboko, yari afite n'ubwenge yashoboraga gukora. Ariko ibyo abantu bakabyirenza, akavuga uti reka dukora ibishoboka. Niho hahantu babani baterana. My dear, nta muntu uriho hano ku isi ngo azasenye ubuzima bwe n'ibyo yubatse wowe uri kurya ubwawe, ngo kugira ngo batazamuvuga ngo yagushyinguye mu isanduku iciriritse, ngo yakoze ibi nibi, ngo bamushyinguye vuba. Nibyo barabitarama. Ati we umuntu mukuru baramushyingura n'ukuri, apfuye none ejo baramushyinguye. Wayi ikaze mukunzi w'Ubumenyi TV dukurikiye aho uherereye hose, amahoro y'Imana bane nawe. Nizere ko bimeze neza, ubuzima buri kugenda uko ubyifuza, ariko mu gihe byaba atari ko bimeze, reka ngusabe kwihangana, hanyuma ngusabe gukora icyo ugomba gukora, ndetse ugikorere mu gihe ugomba kugikorera. Ibindi biharire Nyagasani biba bizagenda neza. Hanyuma rero uyu munsi ngarutse mu kiganiro tuganire nk'uko bisanzwe. Topic maranye iminsi, murabizi njyazana topic zitandukanye, rimwe na rimwe nayihawe n'abakunzi bacu, hanyuma ubundi tukaba nshobora kwibona nyine nanjye muri societe, ariko akenshi nganira ibintu biri muri societe yacu. Uyu munsi rero ndajya ngo tuganire ku kiriyo n'ishyingura. Kiriyo n'ishyingura ni kenshi ni umuhango tuzi, ni ibirori tumenyereye twese tuzi, bibaho, nawe byakubayeho, nanjye byambayeho, cyangwa n'undi bizamubaho gutyo gutyo, kuko ku isi niko babimeze. Bigenda bisimburana. Iki ni ikintu rusange kitubaho twese. Kambaze nisegure, nabwo ntabwo mfite ijwi ryiza, nagize ama gripe, ariko ndizera ko tubasha kumvikana ndetse tukaganira kuri no nsanganyamatsiko nashatse ko tuganiraho none. Ni kenshi cyane abanyarwanda turatabarana. Iyo umuntu mugenzi wacu yagize ibyago, dufite icyo dupfana bya bugufi, umuturanyi, hari n'igihe dutabara umuntu uzi uwapfushije, uzi isano bafitanye n'uwapfuye, ariko utarunamuzi. No kuvuga ngo dutabara cyane. Ushobora kubuza umuntu wapfuye, ushobora kuba mufitanye isano rinini, cyangwa hari ahantu mwahuriye gatoya gusa, ariko wakumva ko yapfuye ukamutabara, kuko ari igikorwa duha agaciro cyane. Ndashaka rero ko uyu munsi duca akarongo kuba abanyarwanda nyine uburyo dukunda kuganira izi nkuru. Ubundi abanyarwanda bajya baganira, nibyo navuze, hari igihe ujya no gutabara utazi umuntu wapfuye, mbese utazi amakuru amenshi, ukayumvira aho ngaho ku irimbi, cyangwa dusigaye tugira umugoroba wo gusezera umuntu wapfuye, nyakwigendera no kumutaramira kubo byakunze, kuko hari nabo bidakunda, kandi nicyo nshaka ko tuganiraho hano cyane.
hanyuma hari n'igihe rero wumva umuntu umwe ari kubaza nka mugenzi we ati ese uriya yari kanaka, ese n'abariya ni abana be, ese uriya niwe mugore we, ese uriya niwe mugabo we, none se bariya bagirana iyihe sano, kuko nyine utaruzi amakuru menshi ariko ukumva ushaka kuyamenya nyine kuko uhari, kandi watabaye ukumva ushaka gutara amakuru nyine ahagije kugira ngo umenye ibyo urimo. Ukumva abantu bamwe bari kubazanya gutyo, hari n'abatabazanya ariko bari kubyibazamo imbere. Rero ndagira ngo cyane ngaruke ku buryo abantu baganira ukumva bari kuvuga ati bamushyinguye neza kanaka, abandi ukumva ati se we mwana yanjye use ko avuka mu muryango ukomeye, ko afite bakanaka bakomeye, ubuse ni gute bamushyinguye, use we reba irimbi bamujyanyemo, we reba isanduku bamujyanyemo. Burya abanyarwanda ibyo byose tujya tubireba ukumva ngo yego ko mana yanjye disi yashyinguwe ati yego kureba kariya gasanduku we. Hari n'ababa bazi ibiciro ukumva ngo uko bamushyinguye mu gasanduku cy'ibiri, wenda n'urugero ntago mbizi, ndumva nta makuru nzi neza uburyo isanduku mvuze y'ibiri nkeka ko yaba ari iya makeya simbizi. Ubwo abantu baramfasha, undi ukumva ngo ngo ziriya sanduku bamushyinguyemo ngo ni ya miliyoni zingahe. Mbese buri kintu cyose turakireba, bamwe bakananirwa no kureba gusa ngo baceceke, ukabona bagiye muri analyse. Rero nyuma yo kujya mu biriyo natabaye abantu bitandukanye, nkumva abantu swate ibiganiro bimwe nanjye mba mbirimo nkabyumva nibyo nababwiye. Hari igihe n'umuntu agenda kuko utaruzi amakuru, wakumva aho bari kuvuga uwo muntu kuko utari umuzi neza, ukajyamo. Uko niko umuntu aremye, amatwi ye ubwonko bwe bukunda kugira amatsiko yo kumva ibintu. Sinzi impamvu wenda kuko niba watabaye umuntu ntabwo numvaga ko ubundi byari ngombwa kumenya amakuru cyane y'uwo nyakwigendera. Uba watabaye uwo muntu yego ntiwari uyazi ariko saba, ariko amatsiko aguma ari ku muntu ku buryo washobora no gutaha uri kuvuga ati twatabaye umuntu gutya na gutya, disi yarameze gutya na gutya. Ayo makuru ari ayo wavanye aho ngaho kwirinda. Noneho ndashaka kugaruka cyane guca akarongo uburyo abantu bashobora gukritika umuryango n'abashyinguye wa muntu, ariko ntibagihe uruhare nyakwigendera. Mu by'ukuri ubundi kuba kuri ino si ni uguhatana. Buri muntu iyo yageze ku isi mu byangombwa ubundi mu by'agaciro umuntu ushyira mu gaciro, yakagombye gutekereza no ku iherezo rye. Ku iherezo ubwo ndavuga igihe yapfuye. Abarokore niwumva nkoresheje iryo jambo numva abarokore ari twe dukunda kurikoresha cyane, ngo umuntu ngo twagakwiye kwita ku iherezo ryacu. Akenshi hari n'igihe abarokore dushobora kumara iminsi mu byigisho bari kwigisha bari kuvuga mu kwita ku iherezo ry'umuntu, ati wakaguye kwitekereza ku iherezo ryawe. Reka tubivane mu bintu biri spiritual cyane cyangwa gospel, reka mbivuge mu buzima busanzwe. Mu by'ukuri ubundi umuntu muzima ufite maturité, ufite ubukure n'ubwenge, ndavuga cyane cyane mu bukure bw'ubwenge, yakagombye gutekereza n'impfa bizagenda gutya. Abanyarwanda nitwe tuvuga ngo uzasigi igihe nkuru y'umusozi. Ubundi twemera twese ko iba ari byo birori bya nyuma bibaho umuntu, biba atabizi, ariko harimo uruhare rwawe runini cyane ry'uburyo wateguye ibi birori byawe bisoza ubuzima bwawe. Twebwe twumva iherezo ry'ubuzima bwawe kuri ino si tukubona nkawe. Ubwo nanze kuvuga tukubona nkawe kugira ngo abemera ko hari umuntu upfa akazagaruka mu yindi shusho nabo bumve ko nyine n'uwo muntu arimo. Tuvuge indi shusho uzanagaruka, itsoke niba uzagaruka, ariko wowe turi kubona ubu ntabwo ugaruka uri wa wundi. Abantu rero benshi nibo ujya kumva ukumva ari gutekereza ku iherezo rye, akavuga uti umunsi wo gupfa kwanjye bizaba bimeze gute, kuko ni ishusho burya bizaba bimeze nk'iby'abandi bose. Uburyo abandi bose bamera, burya bya biryo by'abandi ujya ubona n'ibyawe niko bizaba bimeze, bitewe n'uburyo yitwaye. Umuntu ubona apfa muri situation nk'iyo urimo ubu ngubu, umenye ko nawe ariko bizagenda. Rero bigatuma koko wa muntu atekereza bizagenda biti, ese niki nihe contribution nakoze kugira ngo uriya munsi wanjye w'amateka, umunsi wa nyuma kuri ubuzima, biriya birori byanjye bizamera.
hari inshuti yanjye ahora avuga ngo ni mu byuke tugende gushaka kongera udufanta abantu bazanywa twapfuye. Ndamusoje Yusufu. Bivuga ngo iki, ngo aya mafaranga dukorera nyine haba harimo na paha abantu bazaheraho bari kugushyingura, harimo no kunywa kaga fanta nyine, kuko tukita ka fanta, cyangwa nyine na kaga peteroli bazacana ku munsi wawe. Niho hahandi umuntu akenshi cyane bamushyingura kuri standard y'ubuzima yarari. Noneho rero nabivuze ngo kuri ubu buzima n'uguhatana. Turavutse tuje ku isi, ubundi iyo abantu bavutse afete, reka mvuge nk'abantu bavuka mu rugo rumwe, muvukana n'abantu 5, 6, 8, 12. Kera ababyeyi bacu baratubyaraga turi benshi, barakoze muri 18, muri aho ngaho, cyangwa muri 2 cyangwa muri 3, ku mpamvu imwe cyangwa indi simbizi. Ubundi iyo abantu bavukiye ku mubyeyi, ababyeyi bamwe, hari n'igihe akenshi cyane amahirwe batangirana ubuzima abangana. Mwakuze rimwe, mwagiye mu ishuri rimwe, muhabwa amahirwe angana akenshi cyane. None ugasanga abantu mugiye aho, niho hahandi bavuga ngo umuntu yagize imyaka y'ubukure 18, umwe acaha undi acaha, mujye gushakisha ubuzima, ariko mwahawe base ingana. None ugasanga umwe yakoze mbese n'ibishoboka cyane, cyangwa yabyaje amahirwe bwa buzima yahawe, ya fondasiyo yahawe n'abamureze. Ubwo ndavuga bamubyaye cyangwa bamureze, bashobora kuba atari bo bakubyaye ariko bo bakureze, bakaguha ya fondasiyo. Rero habaho guhatana, habaho guhatana. Niho hahandi buri wese agakinisha piyo ye, piyo uburyo wayihawe ukayikinisha. Noneho hariho no guhirwa, ntabwo ndi bubyange. Hakaba igihe umwe, yego abantu bajya bavuga ngo harimo abahiriwe, ukaba wakoze cyane ariko umusaruro ntube mwinshi, birashoboka cyane. Hakaba n'abandi rero bakora bagahirwa, ukanabibona ko kuko akora akanahirwa. Ni nabwo ujya kumva ngo ushangwa aba yakoze, ariko nyamara hari n'abakora kukurusha ntibikunde. Icyo reka tukihorere. Ndashaka kugaruka ku muntu ufata amahirwe ye akayakinisha, akayakoresha uburyo ashaka. Abantu tujya twumva ngo muri Bibiliya ngo bafashe itaranto, ngo akajya kuyicukura, akayirenzaho igitaka, mbese ntayikoreshe ikintu na kimwe, ntikure. Mbese babantu bakabaho, agasitiragoringa n'ubuzima bwe, akabukora uburyo bushaka. Uri umuyobozi w'ubuzima bwawe, ukabutwara uburyo ushaka, waba watekereje ku iherezo nturitekerezeho, simbizi. Ariko icyo nshaka kugarukaho cyane ni kwa kundi ubona abantu bicara, ukumva abanyarwanda bataramiye nk'umuntu cyangwa umuryango, ati reba ukuntu yashyinguwe we, ati se ko afite bakanaka, afite base wabo bakora hanaha, afite bashiki be babayoboza hanaha, afite basaza be babayoboza hanaha, afite bakuru be bakomeye gutya. Ati se buriyo bamushyingura mu gasanduku gakomeye, ese iyo bamujyana mu irimbi rikomeye, come on, ntimunatekereze ati si uyu muntu. Kuko akenshi iyo uvuze ibyo bintu aba afite standard yo hejuru. Tuvuge niba umuntu yapfuye, mwebwe mu muryango wanyu mwari mwishoboye, nibura mugerageza. Yego harimo ababikora bavuga ateka, wenda hari n'abavuga burya ukumva ngo reka namuhaye amafaranga menshi yapfusha ubusa, atuzi kuntu uriya navunitse gutya na gutya, akumva ko kuko it's a must, ni itegeko ko umurambo ubona ba nyirawo, bakavuga uti reka tumufate tumushyingure. Noneho b'Abanyarwanda, aho kugira ngo mwebwe munarebe iyo sacrifice uwo muntu yakoze, uwo muryango wakoze kugira ngo ushyingure uwo muntu, we utaritaye ku buzima bwe, utaritaye ati se ndamutse mpfuye, wa mugani sinzi umuhanzi wavuze ati baze mpfuye, atarigeze yibaza ati baze mpfuye. Kuko wibajije icyo kibazo ati baze mpfuye, wahita ukurura n'isanduku, ugakurura n'abazanywa fanta, ugakurura n'irimbiri gura ngahe n'ibiti byose, ukabitekerezaho ukavuga uti nibura reka nkora iki ngiki kugira ngo koko nibi birori byanjye bya nyuma bizagende gutya. Noneho ntacyo wakoze, bantu noneho kugira ngo ba blaming na wa wundi, kuko nibyo mpamvu njya mbivuga, ndi bugaruke cyane mu kirokore. Abantu benshi hano murabizi, iyo umuntu yapfuye n'utarasengaga cyane cyangwa abe agira ubusabane kenshi n'Imana,
ubona abari gukora harimo umwanya munini uba wo kwereka uyu muntu Imana, ibintu bya gospel. Niyo mpamvu ndi bugarukeho ku magambo menshi ajya avugirwa hari ahantu. Ujya ubona iyo twagiye gushyingura ukumva ari kuvuga ngo ntabwo turi kubwira uyu wapfuye ngo uko byarangiye, ngo ahubwo ngo wowe bimeze bite, ngo wowe bimeze bite ko uyagiye nawe utaha, mbese ni wowe ukurikiye kuko twese ni inzira. Ugasanga abantu bari muri timu ivuga bantu kanaka mana yanjye, ukabona nk'umuntu ashobora no gutambuka isesemi ikica abantu, ati ndebera biriya bintu yambaye, yari ujya no kumva ati reba amashenete yambaye, reba ibintu yambaye bijejeta kuri we, ati reba imodoka agendamo ari kureba ahantu bashyinguye mwene wabo. Kamoni, wowe wakoze iki nk'umuntu? Noneho abantu ntibafate sacrifice nibura abo bantu bakoze ngo bayihe agaciro, bavuge ngo uyu muntu yakinnye n'ubuzima kugira ngo n'undi yumviremo. Mushobora kujya mu Kigali muri abantu 10-100 muri gukritika gusa bakoze ibi, ariko nyamara iyo muvuga n'undi yari kumviraho, ukavuga uti yewe sha reka tuvugisha ukuri, kanaka nawe nibi bamukoreye n'ukuri sha birarenze, kubera ko mu by'ukuri n'ukuri nta kintu yateguye, ubona nyine n'ukuri atarabihaye agaciro. Nibura na wa undi yumviraho nawe ku buryo ashobora kugenda yaryama akavuga ati se wa mugani uyu muntu bari guhera kuki? Kubera ko mu by'ukuri niba uzi ko hari umunsi wawe wanyumutegereje, nibura niki bahereyeho. Aha ntabwo ndi no guca akarongo cyane ku butunzi, kuko birashoboka kutaba wabaye voyou cyangwa ururara ariko nta bushobozi n'ukuri, bikanga bya bindi navuze nyine, ubuzima butaraguhiriye, bitaragenze, utarabonye na moitié y'ibyo wifuzaga, ushaka kubona kora cyane ntibikunde. Hahandi wa mubano banye n'abantu na buri muntu arabibona ku buryo n'umuntu ashobora gukoresha imbaraga afite akavuga uti uyu muvandimwe n'ubundi yari yarakotanye. Sinzi icyo niba ari Ikinyarwanda ko numva tugikoresha, gukotana numva nukugira iki, gushyiramo imbaraga nyine ukarwana cyane. Uyu muntu ukavuga uti yari yaragerageje ntibyamuhiriye, ariko 5 byanjye namuhaye yabigirije akamaro, 100 byanjye namuhaye yabibyaje umusaruro. Hanyuma ukavuga ngo reka nze tugerageze n'indi contribution kuri uwo munsi we wanyuma ukaba wayikora. Ariko rero niba waragiye ugakina n'ubuzima, hano hanze hari abantu bakina n'ubuzima my dear, agakina n'ubuzima ntazi ngo nyine yabona yabyutse ntatekereze ngo wenda ejo nshobora kutabyuka, ntatekereza ati ngomba gukora iki, ntatekereze ngo ninapfa hari abantu wenda bazaza, ukumva gusa je m'enfous. Wenda hari abantu njya numva hano hanze vuga ngo nta mupfungu buri muhamba ngo n'umudugudu n'ibitsi ngo barashyingura. Okay, birashoboka koko, ariko se uzi ko tujya tugaya n'umuntu wapfuye, rega finally turamugaya, dukagaya umuntu akavuga yewe shari kagenda. Noneho narindiho nibaza uyu muntu yakinnye n'ubuzima bwe atyo, ubuzima arabukinisha, uburyo abyumva, uburyo abishaka arabukinisha. Hanyuma umunsi wo gupfa, kuko burya ku bitaro ashobora no kubaho mu bitaro na umuvandimwe we ntanabimenye, bitewe n'uburyo bari babanye ntabimenye pe. Ariko iyo bibaye ngombwa cyangwa habaye ibyago nyine agapfa, umuryango urashakishwa, ugashakishwa. Burya ntago bikomeye cyane ko bashakisha umuryango w'umurwayi, iyo utamugezeho akenshi barekeraho. Ariko iyo yapfuye umuryango urashakishwa, bakajya mu byangombwa avuka aha ni mwene kanaka bakajya gushakisha minsi ngo muze mutware umurambo wanyu, muze mutware. Noneho abantu bashobora kugenda bakanawufata, nibyo twanabibashimira ubwabo, kuko hariho abantu babaye muri ubu buzima my dear, wakumva wanamwihakana. Abantu babayeho bakinisha ubuzima, babugira gute se, bumva nkaho ari je n'umukino bari bwikinire. Finally ukumva bamuhamagaye ku buryo ushobora kumva ngo yaguye kuri ibi bitari binibi, ukavuga uti oya ntaho njye. Hari n'abantu bajya babikora ibyo murabizi, wakumva bamuhamagaye ati ntaho ndi buze, bamwe bwo igihugu kikamushyingura. Noneho hariho abandi baba bagifite nibura ubwo bumuntu, bakavuga uti aho
ni uwacu, yakoze ibi n'ibi, yakoze ibi n'ibi, ariko finally yapfuye, turamushyingura nta kundi. Niho hahandi inama z'imiryango zitangira guterana, uzanye 2, uzanye 5, uzanye 15 n'inshuti n'abavandimwe ku magroupe, kugira ngo barebe wa muntu uko bamushyingura. Nta kintu bahereyeho, kandi yari muzima, ataracitse amaboko, yari afite n'ubwenge yashoboraga gukora, ariko ibyo abantu bakabyirenza, akavugutereka dukora ibishoboka. Niho hahantu babandi baterana. My dear, nta muntu uriho hano ku isi ngo azasenye ubuzima bwe n'ibyo yubatse wowe uri kurya ubwawe, ngo kugira ngo batazamuvuga ngo yagushyinguye mu isanduku iciriritse, ngo yakoze ibi n'ibi, ngo bamushyinguye vuba, n'ibyo barabitarama. Ati we umuntu mukuru baramushyingura n'ukuri, apfuye none ejo baramushyinguye. Ngo ndi kuvuga kubatinda, kuko ndibaza abavandimwe b'abayisilamu bo igihe yapfuye ntabwo bitwara igihe kinini, ndumva izuba riba ritararenga bamushyingura. None ndi kuvuga ku bantu batinda, bashaka kumarisha umurambo n'igihe kinini, bamwe bategereje abandi, cyangwa abandi bari mu buzima bwe nyine bari gusingiza ubuzima bwe, niko tubwita. Na kwa kundi usigaye wumva ngo ni umugoroba ukishimira ubuzima bwe. Noneho ba bantu ibyo ntibihari, ariko ukumva abantu ngo mana we, ngo umuntu w'umugabo we, umuntu w'umugore, umuntu ungana kuriya, ufite bene wabo bameze batya na batya. Aho ni naho ndi guca akarongo, ufite bene wabo bameze gutya na gutya. Ati we erega bashaka no kuzana umuryango uwo mwashakanye, ukumva nguze umugore we ngo ukuntu iwabo ari abakire, cyangwa ukumva nguze umugabo we ngo ukuntu iwabo bari abakire we, ngo ariko bananiwe no kumara iminsi 3 ngo bamwihanganire. Nkibaza se uyu muntu tumuzanye akazuka, tuvuge ko azutse nka kwa kundi dusoma muri Bibiliya ngo Yesu yazuye Lazaro, akamuha umwanya muto, ati noneho itegurire ibi birori bya nyuma yawe uburyo ubishaka, ukore kuri konte zawe, ukore mu bushobozi bwawe ufite, witegurira ikirori uko ubishaka. Mu by'ukuri yabitegura. None ukumva abantu aho kugira ngo baha agaciro b'abantu bashinyirije, barengeje ku by'uyu muntu atakumvaga no kubona atadizavingaga, ukumva gusa ari kuvuga ego mana yanjye sha. Umuntu reza agatambuka, ndi kubabwira by experience, umuntu utazi ibi bintu yandike muri comment. Hari ibintu byinshi mu Banyarwanda tujya tubona ngo ushaka kubivuga kuva ngo reka nawe ibyo bintu se ninde ubivuga. Okay, ndavuze ngo mwandike muri comment umuntu uzi ibi bintu, kuko ndahamya ntawe utabizi. Umuntu wese mukuru, iyi ni story n'ubuzima ndi kuvuga. Umuntu ashaka gutambuka hariya ukavuga ngo reba yewe iyo mishanana ni yangahe bambaye, buriya ni yangahe, ese ubanane gushyingura umuntu neza. Urumva rero twebwe ibi bintu byose wa mugani bifite na standard. Amarimbo burya akodeshwa turabizi, ay'abakire turayazi, aciriritse turayazi, ayo masanduku turayazi, decoration iri aho ngaho turayizi. Ukumva uri kublaminga wa muntu, umuntu wavuga ati uyu muntu ata amafaranga yari afite, n'urugero tuvuge ati uyu muntu mu bukire yari afite koko, bananiwe kuvanamo na 1/10 ngo bamushyingure neza. Aho nabyumva pe, kuko nabyo bijya bibaho, abantu kumva ngo babaye nk'ibisambo, numva babivuga ku buryo bumva ngo umuntu yari afite ubushobozi, ariko ntibizihije ubuzima bwe nibura no kuri standard ya 1/100, ngo uvuge ngo tufashe 1/100 uyu muntu tumushyingure. Noneho rero nari mvuze ngo umuntu wari ufite 0 umubyukije hari ukamubwira iti byuka uze witegurira iki kirori, ufate ubushobozi bwawe udutumire, nta kintu na kimwe, ari nyakwigendera nyine yari atariho na kera. None niba abantu yahemukiye buri muntu wese, uwo yabeshye amuhangahe, uwo yabeshye amuhangahe, uwamutangiriye ubuzima. Kuko burya Abanyarwanda barafashanya, turafashanya. Imiryango imwe yego harimo imiryango ibana nabi, ariko iyo urebye umuntu ahagera aho aba yarabaye kuriya kuntu, nanze kuvuga kariya kantu, kariya gatungo tujya tuvuga umuntu utarihesheje agaciro, ukabona umuntu yabaye aricyo. Burya abantu niba bafite abavandimwe na bene wabo baba baragije to the maximum, ariko bikaguma gutyo. Rero nibyo navugaga, aba bantu umuvandimwe wafasha agakorera undi kiriyo, tujye tumwubaha. Burya wasanga baba bavunitse cyane, kuko wa muntu ubundi yakagombye kuba ari we wabyiteguriye, tugahera aho agejeje kuko adafite ubushobozi, tugashyira mu bikorwa ibyo yateguye.
mu by'ukuri ntabwo mu Rwanda turagera kuri level wenda ushobora kuvuga ngo ndi gutegura ikiro cyanjye ngo uvuge ngo ndaplaninze. N'uwarwaye tuba tugifite icyizere ko azakira, cyangwa nabo tubona bipfa, ariko ntabwo turagera ku rwego dushobora abantu bashaka kwicara bagapangana n'umuntu wenda tuvuge n'uwarwaye. Ubwo ngiye kuvuga wenda ku warwaye cyane ngo avuge urifuza ko ikiro cyawe cyazagenda gute, ubwo tuvuge ngo wundi apanza agendeye ku byo yagezeho n'ubushobozi bwe. Ariko ndi kuvuga ku muntu noneho uri aho ngaho. Mu busanzwe twese muri ubu buzima ibyo dukora byose umuntu uri responsable aba afite standard ariho, aba afite standard ariho, ku buryo n'aba bantu niho handi ushobora no kubona umuntu yarwaye n'urugero za ndwara zitunguranye nta bushobozi bwinshi afite, ukumva abantu bari kumufasha ariko akavuga uti nari mfite iki, ubundi nari mfite ubushobozi bunjyana aha n'aha. N'urugero nari mfite ubushobozi bunjyana kuri centre de santé, ikigo nderabuzima twegeranye, ariko abantu bakavuga uti uyu yari afite ubushobozi bwo kujya centre de santé, ariko reka tumuteranyirize ajye ku bitaro ibi n'ibi cyangwa ajye muri privé iyi ngiyi kugira ngo bamwiteho, we nta bushobozi afite. Niko biba bimeze. Noneho wowe upfuye nta kantu na kamwe abantu baheraho, barangiza ba bantu bigomwe bakagira icyo bagukorera, rubanda tukajya kubota. Ntabwo mana yanjye ubu se iyo bihangana bakamara icyumweru, umuntu mukuru ni ukuri ubu si kuriya uriya musaza uriya wenyine yatunga abantu n'ukwezi kuzima bagategereza umuntu bakamuha icyubahiro, ukaza kwibaza se iki cyubahiro umuntu utihaye uriho wari utegereje kuzajya kugora abandi bantu. Rero please nitujya dukoma iki urusyo tujye dukoma n'ingasire. Yego wapfuye, ubwo ndi kubwira twebwe tukiriho. Hanyuma wapfuye n'iki wateguye gute? Umuntu akubajije ishusho wakakubaza ngo ishusho y'ibirori byawe bya nyuma kuri iyi si biteguye bite? Urumva ari gute bizaba bimeze? Wa mugani abantu bazabona udufanta, uri kumva abantu bazagutabara bashobora kuzabona icyo kunywa nibura, nibuze uburyo ubana n'abantu banyu ukavuga uti ndi kumva nta muntu uzabura fanta, kuko nabyerega biba bisebetse. Uza abantu bakwiriyeho kwirimbi inyota n'inzara ihaba bagataha bakabura n'ukuri fanta yo kunywa, biba ari ikibazo. Ujya wicara ugatekereza iti numva iyi sanduku iyi ni iki mbese uri kwikorera ku birori byawe bya nyuma, nicyo uri guteguraho. Rero umuntu wese yakagombye gutegura ibintu. Ntago ndi kubwiriza nabyo ko ntabigize gospel, ariko na gospel burya nayivuga kuko mfiteho nabwo bicya, kuko naho ndahajya abantu abagenzi banjye b'abarokore duhura kenshi nabo, kandi murabizi topic nyinshi iyo mbonye ikintu nshobora kuvugaho muri society ndakizana tukakiganiraho. Mbese igihari nuko mba ntangije ikiganiro, hari abantu benshi cyane baba bafite ikintu bavuga ku byo ndi kuvuga kuri topic ndi kuvugaho, ariko adafite uburyo yazana ikiganiro nk'uko mba nkizanye, ariko afite opinion, afite igitekerezo n'ingingo yakivugaho. Niyo mpamvu hariya haba hari igice cya comment ugatanga nawe contribution yawe. Rero nagiraga ngo mu bya mbere ngewe nshimire respect kuri aba bantu, kuri aba bantu bihanganira imiruho, bagafata en charge uyu muntu wapfuye ntacyo yateguye, bagafata uyu muruho bakawishyiraho, bagakorera uyu muntu bakamusezera mu buryo baba bigomwe, kuko ubwo ari bwo bwose ni ukwigomwa. Nta muntu ufite inshingano zo kwitaho umuntu urengeje imyaka 18. Ubwo sindi kuvuga ku bana, sindi kuvuga no ku bakecuru n'abasaza rukuri oya, kuko biranashoboka ko umusaza cyangwa umukecuru ashobora kuba yararamye igihe kinini nibye bigatwarwa n'abandi bamukomokaho, kugeza igihe yageraho akamera nkaho ntacyo agifite, ariko yarigeze kubigira. Ndavuga umuntu ugifite imbaraga ukina n'ubuzima,
ugafata ubuzima bwawe ukabukinamo urusimbi, wa mugani ukarukinamo urusimbi, ukumva ko hari abantu bandi bazagira inshingano. Nibo babandi uzi ko hari n'umuntu yigamba akavuga ngo nimpfa nzabarushya. Ushaka kubarushya ariko nyine nawe burya usize iyihe nkuru imusozi. Rero nagiraga ngo mbwire abanyarwanda bagenzi banjye, ntimugacire abantu umuryango urubanza ufasha umuntu ngo uramushyingura. Ishobora kuba kenshi cyane kandi ni nabyo pourcentage nini, niyo mpamvu bivuze ngo ushobora kuba, ariko pourcentage nini baba bigomwe. Nabivuze ngo uyu muntu anagarutse ukamubwira ngo bagushyingure kuri standard yawe cyangwa uyobore ibi bintu byose, nta na kimwe we mbese ntiyanashyingurwa. Ntiyashyingurwa cyangwa bacukuriraho yari afite ashobora kuba arambika umusaya akaba ari wamushyingura ko nta bushobozi na bumwe yari afite, kandi yarabaye imyaka 40 ari gukina n'ubuzima bw'aho ngaho. Noneho kugira ngo dushimire babandi bigomwe bafata ku byuya byabo, bafata ku byuya bavunitseho uri gukina n'ubuzima bwawe bakajya kugushyingura, tubashimire. Tubashimire. Nabivuze nujya kuvuga abantu umuryango utushyinguye kanaka gutushyinguye kanaka gutya, ahubwo banza uvuge iti ndyemeze ni kanaka meze ate, kanaka meze ate, kugira ngo uvuge ngo uyu muntu yarabavunnye. Aba bantu nabo kubahwa, nabibabwiye ngewe nzi umuryango wanze kujya gufata umuntu ati ni mu mwihorere, bagahamagara bagatanga amatangazo kuri radio mu bitari binibi, hari umuntu uyu n'uyu mwene kanaka na kanaka, abamuzi bo mu muryango we baze bafata umurambo w'abantu ticwe, kubera ko batekereje stress ziri muri ibi bintu, cyane cyane nanababwiye baba baravunitse. Rero respect kuri aba bantu bafata izi nshingano, kuko biba birenze, biba ari ukwigomwa no kwanga nyine ko wa muntu aseba nanone, aseba nanone ari umurambo, kuko guseba bw'aba yarasebye kugira ngo yongere asebe. Ariko rero nsaba abanyarwanda kumwubaha aba bantu. Nujya gutera comment ku kintu nk'icyo ngicyo banze utekereze, hanyuma tujye tunakivugaho, tujye tukivugaho. Ubundi nta muntu ufite inshingano zo kugushyingura like ngo agukore ibitangaza, agukoreye ibirori n'ibi ngibi, wowe ntabyo witeguriye. Nibura tegura, hanyuma abantu bazabona aho bahera, bavuge ngo uyu yaragejeje aha, kwa kundi tuvuga ngo ikivi cye tugiye kucyusa. None wowe uraho nta kivi watangije, ntacyo. None abaje gutangiza ikivi bakanacyusa tukajya kubicaraho tukabagaya. Ni nabwo abantu n'imiryango yacu hari abantu bahita bagirana amakimbirane kuko umuntu yapfuye. Yewe uzi ko kanaka n'ukuri yatanze 100,000, ubwo bari kukubarira budget. Uzi imodoka agenda mu kibaza se bashakaga ko agurisha iriya modoka kugira ngo ashyingure uriya muntu utarucitse amaboko, utarucitse amaguru, ari ufite ubwenge buzima, utarigeze wikorera ikintu na kimwe ukumva usiza atahamo. Uzi abana bahantu biga we, ariko n'ukuri ndebera kari agasanduku n'uturabo tungaye. Stop, turebe nibura uyu muntu yakoze iki, hanyuma niba bamuriganyije, kuko ndavuga kuriganya nabwo tujya kukiri aba histoire nyinshi cyane pe, nizo guhimba, nizo kubeshya, umuntu azana inkuru zitabaho, none wowe iyo nta na nkeya uzi izo zose zikakuza mu matwi nawe ugatwara ibyo. Ariko icyo kintu numvisha ari kibi cyane pe, icyo kintu ni kibi cyane. Muri topics zivugirwa ku irimbi, muri topics zivugirwa ahatabawe abantu, banza urebe se uyu muntu bibari kumukorera we yakoze iki, bari kusi ikivi yakoze cyangwa batangiriye azero nk'aho ari uruhinja rwari ruvutse. Hanyuma ikindi tumara kugitekereza, na buri muntu wese azajya yumva ari responsable. Nta muntu ufite burya inshingano z'undi. Yego ni umuvandimwe, ni mama wawe, ni papa wawe, ni so wanyu, ni nyogosenge, it's okay, biranashoboka. Ariko wakoze iki? Ufite iki ngo bakongerere? Niki wakoze kuri ibi birori byawe kugira ngo bavugite reka tumufashe? Yarakuturanyije, yarwanye n'ubuzima kugira ngo n'ibindi bizagende neza, hanyuma tumufashe kugira ngo asoze inkuru ye imusozi, ayisozanye neza, anahasiga amakuru meza, kugira ngo niba banumva wa muntu yishima ati koko aba bantu banjye bampaye agaciro nari nkwiriye, banyongereye aho naringejeje. Hanyuma rero bizatuma twese twumva ko turi responsable.
ntituzatuma tutumva ko hari umuntu ufite inshingano yo kuzakwitaho. Ya iyiteho mu gihe ukibishoboye, kora ibyo ugomba gukora ubishoboye, ujye unatekereza ku iherezo ryawe. Ujye utekereza, ujye wibaza aka kabazo k'uyu muhanzi ngo ibaze mpfuye, ubwo uhite wibaza ibyo byose byakurikiraho, uvuze uti ibaze mpfuye, uhite wibaza ibyajyaho. Hanyuma ubutaha nimbabonera pasiteri nawe nzamubazanira ababwira ati ibaze mpfuye iherezo ryanjye ryabaye. Ndagushimiye rero mukunzi w'Umwe TV, nshimira ko mudahwema kubana natwe, mbiseguraho twari tumaze iminsi tudakora muri izi topic zitandukanye, twari mu bikorwa byo kwamamaza. Kenshi ndumva twaragerageje kubazanira inkuru ku bumwe.com, tubazanira inkuru z'abakandida biyamamariza ku mwanya wa perezida wa repubulika ndetse n'abadepite tuzatora ejo bundi kwa mbere ku itariki ya mbere, itariki ya 15. Hanyuma rero niyo mpamvu twari turi muri ako kazi kandi byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Niyo mpamvu rero nsaba umuntu wese wakoze subscribe ujya akora share n'ubundi, ndetse utarakora notification agakanda ku kazogera kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bimucika. Hanyuma wowe waba ari bwo bwa mbere udukurikiye cyangwa hari n'indi nshuro wadukurikiye ariko utarakora subscribe, nagusabaga kuzikora. Hanyuma mbashimire, naho ubutaha. Imana ibarinde. Bye.